myenda mu bintu bisanzwe bahita bamumenya kano kubona yambaye UTMS yabaye umusore kandi akinaga ari umubyeyi uno ukinaga ari papa yambaye UTMS si nibi turaza kuyigaruka. UTMS ni company bayita utuntu twishi media studio kumva ni company ifotora neza mu anniversary ndetse no mu bukwe no mu birori ndetse no mu biri kandi ifotora ifite na studio ifotora neza. Umugoyi reka nkwibariza ntago wageze i Kigali abakobwa birubavuka basiga ugahita wihurira n'abandi bakobwa nabasize gute siko ndabakobwa ngira ubona size none aba mfite singo ngende singo tetazi bawe bagenda bari kuvuga ngo muri UTMS ngo barakwirukanye nyine ngo kubera imyitwarire mibi yako kantu wakavuga yi bako kintu kijyanye no kuvuga ngo muri UTMS baranyirukanye. Muri UTMS ntabwo banyirukanye kuko ndi gukora kandi nabo bari gukora kandi ndakeka UTMS ni family. Nzagukorera kino kintu narameze ubwangu ubwo nyine mba nkubwiye ati tegereza turanye na heba. Ladies and gentlemen, amazina yanjye ni Safari nkaba ndi umunyamakuru ukorera kuri Mugoyi TV. Ahangaha nkaba naje guhura na Mugoyi TV na Mugoyi nyine kuri TV ahantu akorera ndi kubona yazanye n'umukinnyi we Mugoyi muri makubwa agiye kutubwira urugendo rwe yakoze ari kuva i Kigali ukuntu Rubavu byari bimeze. Reka dutangire Mugoyi tumwibarize. Mugoyi wabonye uramukase? Twaramutse turashima Imana. Ndi kubona usa neza cyane. Naje gusura abagenzi banjye tugiye gutegura filime. Kigali byagendaga gakeka ke turashima Imana no kugenda turiga ibintu byinshi tukabisobanukirwa. Ako ndi kubona Kigali wari umeze neza kabisa. Tugomba kubaho neza kuko Imana yaturemeye. Tunashima babidufashamo kubaho neza. Ese Mugoyi kuva Rubavu ugera i Kigali urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rumeze nabi kubera ko ikintu kijyanye n'amayisanze ngo cyahenze, ikintu kijyanye ngo n'induza ngo ibintu nyine by'ingendo byahenze byadanje ku buryo kubona itike nyine biba bigoye. Gusa tuba dushima Imana nyine kuba ko tuba turi kugera Rubavu tu Kigali ni urugendo rurerure. Ako nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye baraca ngenda abatamuzi mu myenda mu bintu bisanzwe bahita bamumenya. Kano kubona yambaye UTMS yabaye umusore kandi akinaga ari umubyeyi uno ukinaga ari papa yambaye UTMS si nibi turaza kuyigaruka. UTMS ni company bayita utuntu twishi media studio kumva ni company ifotora neza mu anniversary ndetse no mu bukwe no mu birori ndetse no mu biri kandi ifotora ifite na studio ifotora neza. Wabagana bagukorera filime turaza kubivugaho neza UTMS. Reka nkwibariza kandi kabazo kuri UTMS. Ariko ndi kubona ngo UTMS by mahirwe we nini? Mahirwe ni aho nawo iyi business. Mahirwe ni umubyeyi. Nimvuga no umubyeyi numve ko ari umubyeyi byo kubyara gusa. Umubyeyi no mu mutima ni umubyeyi nye. Nese Mugo karamba ahangaha nyine twagenda turi kumva amagambo menshi ngo abakinyi warabataye ngo ntabwo uzongera gushutingana nabo ngo wibone ibyamamare kuko twanabonye uri kumwe na Kiramani. Nese urugendo rwawe n'abakinyi bawe koko warabataye? So reka manze nsobanure ku icyo kintu. Nge abakinyi banjye turi kumwe 100%. Nikimenyi uyu ni umukinyi mu bakinyi bakuru mfite singo guka ariko bajye bareba iyo company singo uyu ni umukinyi wanjye kano kanya ndi Rubavu abakinyi banjye bari Rubavu uturuka Kigali za Rubavu ni gikorwa gikomeye kubuje gukinana nabo tugiye kubakorera ball ejo izatangira gusohoka bayita umubyeyi gito izatangira gusohoka ejo kuri YouTube channel ya Mugoyi Comedy hamwe na team yanjye. Noneho byo guhura na bira byamamare ni ugukora cyane nyine kuko nanjye isa nanjye nzabicyamamare singo. Ese Mugo karamba reba nyine timu yawe iri Rubavu ukabukunda kwigira Kejeri ubwo ugeze Kejeri ugasanga Kiramani nyine aragusabye cyangwa undi mustari runaka mukaba ngombwa ko mukorana. Timu yawe nago waza yibagirwa umaze kugafatisha kuko waba uri kuvuga ati barana abanyacyaro kuvuga ngo kucyo kintu kugira ngo usoreho gatoya twese abavantara tuba dufite gahunda yo kuzagira mu mugi kuko service z'igihugu zose zibera mu mugi Kigali. Nikimenyi wabuze service mu ntara bakohereza i Kigali kuvuga ngo niyo uri ku mustari mu ntara bisabwa kujya Kigali singo. Iyo ugeze ku banuza ko bo twakita papa bakuru banga bakiramani ni ngombwa ngo nyine ukinane nabo utanakinanye nabo wakinana nundi babamenye barari bapapa sava hari abantu benshi mwakinana utanakinanye nabo wakinana nabandi benshi ariko gusa nubwo abo bose mwakinana kumva bakumenye ufite team nawe kugira ubu Mr nuko zubaka team yawe uzazamukira kuri babandi ariko bakumenyeye kuri team yawe
hita ukuye uyizamure ku byawe kuko ibyawe nibyo bizakwishura egare kuko nibyo bya bakiramani biri kubishura icyo nacyo nagisobanuye yengeye ikintu nagiraga singo nagiraga ngo wowe numara kugafatisha uri gukorana nabo na bakiramani wowe kubera timu yawe iba yibereye Rubavu nawe uri Kejeri washinga iyindi timu Kejeri nyine igomba gushingwa tugomba kubigira umuco tugomba kubiga ikintu kirekire igomba gushingwa yo kuko niyo ndiyo ndagomba ndi kwikinisha ndi gukinana n'abagenzi banjye ahubwo abo bazari Kigali ni igikorwa cyiza cy'ubumwe kuko tuzatugiye kwihuza abi Kigali n'abarubavu nukumva nyine hari ibintu bizabigiye guhura bikabyara ikibombe gikomeye ibombe ndawakora muri bisaba kuba warateguye nese ntago wawe wagera Kigali ugafonda indi timu maze y'Urubavu kayibagira icyo kintu tukivona icyo ndi kukubwira iyo timu igomba kubaho igahura n'indi tukakora ubwabo umwe nyine ese uzahora muri roko gusa ntago wajya hejuru reka ibyo tubitaruke ndi kubona umusore wawe wambwiye ngo yitwa Buracangenda wabibwira ukababwira n'icyo tuzaje gukora hano Ye nitwa Buracangenda kora muri Mugoyi Comedy abenshi barabizi gina ndo umubyeyi wa Mugoyi kuba turahangaha murabona twagize urugendo rurerure Mugoyi akora urugendo biba ngombwa akagaruka kugira ngo dushutinge video yo kugira ngo noneho twereke ko abafana bacu ko tugihari babonye Mugoyi yarakoze urugendo rwo kujya Kigali baravuga ati yataye abakinyi natwe amajwi gatugeraho ariko nyine kugira bereke ko twese turi kumwe twabaye ngombwa ko kuyongera kugaruka kugira twihuze twongere dukore kugira noneho abafana bongere bagaruke muri mudu neza noneho kandi urugendo yakoze ajya Kigali warangije kumuhereza fondation nzima noneho yagomba kukongera kuza katwereka natwe tugomba kugenderaho ngewe numvaga kumva nk'ahantu nyine nk'ahantu mu makaritsiye runaka inaha muri Rubavu watambuka ugasanga ngo Mugoyi n'akana yewe kari kuririmba Mugoyi ariko ubu ngubu kubera Mugoyi yadutaye akigira Kigali nyine sinzi niba iyo audience mu bafana niba Mugoyi azasubira Kigali mu bafana nyine bakiri guhora baramuririmba icyo kintu cy'uri kuvuga natwe twaracyumvishije ariko kuba twaracyumvishije niyo mpamvu yagarutse kugira ngo babafana noneho baririmbaga Mugoyi noneho babone ko Mugoyi noneho yabaye Mugoyi wa nyawe noneho atari wa wundi noneho mu makaritsiye giwabo gusa wakoreraga aho ngaho gusa nuzaba utari kuvugwa ntabwo uzaba uri gukora kandi wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina nanjye rero nabonye ndi kuvuka ngomba kuvuga kandi nuzabona utari kuvugwaho nabi cyangwa neza icyo gihe uzaba uri gupfa ko nta kintu kiyo kukuvugwaho kizaba gihari gusa abafana banjye ba Rubavu ndabakunda cyane cyane za mbuga ngari abi Kigali ndabakunda igihugu cyose muri rusange nabumva ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane no by'umwihariko abakunda Ikigoyi ese mugore kagiye mwibarize nigeze kubona interview yawe nyine uri guhereza welcome abafana uravuga ngo ladies and gentlemen kuvuga ladies byari byakunaniye ukavuga ka ladies kuburyo nyine nicyo nako kantu wasagaga umuntu kuri comment bakavuga ngo yize ngo uri kuvuga ladies urwenya ari ibintu urushiramo seriye bikata bibura views singo nuko iyo comment wayiteye nuko yari yarebye video ajya no gutera comment uteye comment ari nyongera gaciro uhaye video singo bavugaragaje ko uri hari kandi kuri tayari nyuma tugomba gukora ibintu nyine biratumye batwibazaho nesa kandi kantu Mugoyi reba wavuye nayo muri Rubavu ujya Kejeri noneho tubone bitunguranye nguragarutse ariko nyine abantu ngenda nk'aba competitors bawe bagenda bari kuvuga ngo muri UTMS ngo barakwirukanye nyine ngo kubera imyitwarire mibi yako kantu wakavuga yi bako kintu kijyanye no kuvuga ngo muri UTMS baranyirukanye muri UTMS ntabwo banyirukanye kuko ndi gukora kandi nabo bari gukora kandi ndakeka UTMS ni family UTMS ni umuryango ntabwo ari company gusa ni umuryango uko tuba tuyirimo aba ari umuryango ntabwo ari kuvuga ngo UTMS ngo nukukorana gusa UTMS rero ni umuryango ni famille kandi UTMS turi gukorana ntago yaba baramwirukanye ngo nitumara twambara imyenda kandi njye nshaka kumva kugira ngo noneho nabyemere ngewe nshaka hano Rubavu kuzumva hari ubukwe burenga nka butatu bwafushutinzwe na UTMS bwishuwe
kuri UTMS, kuva UTMS ikava Kigali ikaza Rubavu gushutinga ubukwe, kumva. Kandi UTMS wabahamagara kuri 078 072 81 singo, bakagira ute bakaza bakagufotora mu bukwe no mu anniversaire. Abantu bajya kwifotoreza Gisenyi, UTMS ifite imodoka ya company yazika gushutinga. Kandi kindi UTMS tumeranye neza, kenze wenda hari nk'ikindi kibazo wenda cya beef yabiri ngo mu bari bagenzi banjye baba comedy, naho UTMS yo none turubumwe. Ngira ngewe mbonye uri kuyamamaza cyane, nkavuga ati si Mugoyi ko bakwirukanye nyine kai abantu bagendaga bari kuvuga hari ubwo ni urugambo rw'abantu. Ni urugambo rw'abantu cyo tubakivuye. Ariko abafana bawe bo baracyagufite. Bageze. Nese Mugoyi reka nkwibarize. Ntago wageze i Kigali abakobwa birubavuka basiga ugahita wihurira n'abandi bakobwa. Nabasize gute siko ndabakobwa ngira. Ndabakobwa ngira ubona size none aba mfite singo. Ngende singo. Uri singo. Nemere kwidagadura rero ku mukobwa wari we wese. Kenze niba hari uhari wenda kazavuga ko yangunze. Ngenda mukobwa mfite bo nabwiye ko namukunze. None si nyine njya kunda kureba interview zawe kenshi ukavuga ati ngo uzakora iki ngiki warameze ubwanwa mu muryango wanyu nta muntu ufite mu bwanwa. Barabufite ko nge narabubuze nyine. Iyo nkubwiye ngo nzagukorera kino kintu narameze ubwanwa, ubwo nyine mba nkubwiye ati tegereza turanye na heba. Urumva kora ko nicyo kintu nanjye nategereje kandi narahebye singo. Ningo gisezeranye ikintu ngawe ngagucya nkwemereye agatelefone ka iPhone nimara ko umukira uzabitegereze narameze ubwanwa. Bega nuza n'ubwanwa za iPhone ubwo icyo gitegereza. Nese Mugo nk'umuntu wari uvuye muri Rubavu genda ndakeka nibwo bwa mbere wari ugeze Kejeri. Wapi n'ubwa gatatu. N'ubwa gatatu. Nese wasanze Kigali ndakeka wasanze Kigali harahindutse cyane. Ahinduka buri munsi Kigali. Hari nka shuti nabonye warashutingiye kuri convention bagutaye, ubwo nago wagize amakenga hano ngeze ni nkaho ngeze mu kindi gihugu baraza kunta muri yombi. Sobabonye siko boss wanjye yamvashe akamfata nageze kuri convention. Yaranjuye mu modoka yaranjuye. Ari wabatorotse. Hariya nuko guheza mu gipangu nk'umwana kugira udahera. Birani bya filime. Aramba mfite family ndimo yitwa UTMS. Nese Mugore ka nkwibariza kandi kana. Buriya watubwira turi kumva ngo ugiye gusubira i Kigali. Ngiye gusubira i Kigali. Urajyana na timu yawe yose urayireka uzagaruke kubatwara. Ndasaba ko timu yanjye yabifite ibyo bizayitunga iri Kigali byo natanyijyana. Ifite ubushobozi bwo kwishurira inzu, ifite ubushobozi bwo kwitunga, kumva natanyijyana. Ariko bitewe nuko ibyo bintu bitari byabaho, nge nagenda ngajya ngo kubitangira, noneho byamara gutera imbere timu yanjye ikazaza. Kandi si ngombwa ngo timu yuyumvemo Kigali. Icyo timu yanjye inacyumve ikikuye mu mutwe. Wagafatira mu ntara apfa kuba uwitwa kaguhagarariye arabikuzanira ibyo ukeneye. Singo chano yanyu iri mu ntara kandi chano ntingira umupaka, wabikorera Rubavu ariko bikanarebwa n'umukongomani cyangwa se umugande. Si ngombwa rero ngo kujya ngo za Kigali ngo kora ngo bigende neza. Mawe njye mba ngiye hano kugira ngo nyine njye korosha amayira yo kugira ngo bikomeze kuzamuka. None se nyine weho hari abantu bakugire neza muri buno buzima, hari nabandi bakikugirira neza. Nyine hari n'abakwishimira, hari abakwanga. Amuntu bora abanzi n'abakunzi. Nawe ufite abanzi n'abakunzi. Horera sha. Baruzuye. Byibuze watubwira nk'abantu bane bakugirira neza, bakugiriye neza muri urugendo rwawe rw'urwenya. Bonono abantu ngiye kuvuga bane. Reka nkoreshe abantu bangahe. Abantu bane gukoreshamo abantu batatu. Umuntu wa mbere wangiriye neza anari wo muntu wangije muri Kigali bwa mbere. Umuntu witwa Mabuje Mahirwe from UTMS. Ningo Mahirwe impamvu mvuga ko kumva ndago ndikumusengura cyane. Tugenza muvugiro byanyabyo ku gitangaza makuru ku gihugu kizabimenya. Singo
niwe muntu wa mbere wangejeje mu mujyi wa Kigali, niwe muntu wambaye icumbi bwa mbere, niwe muntu wamwaburiye, niwe muntu wanyambitse, niwe muntu wambereye umubyeyi. Ubu niwe mbese wenda nubwo ndi kumushimira by'aka kanya, Mbega ntabwo wabona ukuntu ni permanently nzahora ndi kumushimira ubuzima bwose. Kumva uwa kabiri nzahora ndi gushimira umuntu wese nyine abandi bavuga ingenzi babana niwe waba utabanyuramo ngo bamare, reka mbashire mu kikundi kimwe mu ngenzi. Umuntu wese uzi ko hari itafari yashize kuri kariyeri yanjye ya comedy n'ubu ukishiraho, haba umuntu wenda waguhaye n'akanyengo ugiye gushutinga, haba umuntu waguhaye agashati ko kwambara urashutinga, kumva, haba noneho nimva ko icyo gice tushiramo n'icya timu ya Mugoyi Comedy. Umuntu wese uzi ko hari ahahurira na timu ya Mugoyi Comedy cyangwa se uyikinamo cyangwa se uyisapotinga, haba na cameraman w'inyuma, uwo ni uwa kabiri ndi gushimira. Kumva, umuntu wese uzi ko yamaye korabo kandi azi ko afite izina riri hejuru, ndashimira Kiramani, kumva, ndashimira Mitsutsu, ndashimira Mucunyi, ndashimira ndetse n'abandi bose, ndashimira n'undi muniga n'aba pirate, ndashimira n'undi muniga wangiriye akamaro mu kujyanye no gushutinga bamwita Mr Nkonji. Mr Nkonji from Gina Trap. Bon, ngongera ngatacimira undi muniga witwa Poyi Comedy. Poyi Comedy ni umuniga turi guteganya kugirana imishinga igiye gukurikira. Ubwo namushimira nk'umuntu tugiye kugirana imishinga. Mbese wakugiriye icyizere. Wangiriye icyizere. Abantu bandi bantu ndi gushimira, gusa respect for Mahirwe. Ese Mugoyi turi kugana ku musozo wa bajya no ku bantu bonagaya se. Kugaya se ubwo mfite bonagaya. Nabyo bizazi imbere. Abantu gusa ikintu navuga. Man, reka ngwere singo. Muri ubu buzima habagamo gushima no kunera. Kandi muri ubu buzima habagamo guhigwa, ntabwo habagamo gutunana. Kano kanya ushobora kumbona ukabona ndi hasi bikagutera kunsuzugura. Ariko anytime igijyahanye inyoni kandi ntago nizibika zaramage. Ntago wabura ibicandege, wabura abaguca intege, wabura komite ziguca indege, kumva. Kandi so wabura abakomedi bagenzi babo bashaka kugusubiza hasi, basanga umukomedi ababajwe no kuburi kugira views, cyo kintu cyo ngivuzeho, kumva. Gusa singombwa nk'umuntu ngaze ngabitereke kuko ashobora kubabazwa nabyo kuri akatazi icyo bivuze. Ashobora kuguca intege, ashobora gushaka kugusubiza mu bihe bya kera atazi inzira wanyuzemo, ashobora kugira umusigati gushari atazi ko warangije uko wanyweye n'umubaravumba n'umubirizi. Abo bantu respect kubanzi banje nibo bantera imbaraga zo gukora. None si dore ugiye gusubira i Kigali, turi gusoza watubwira mbega nk'ikintu uzageza kuri timu yawe niba utazayibagirwa ugeze i Kigali? Nose icyo kintu cyo kwibaga timu nduzongere kukivuga. Nuzongera kunkoresha interview kakivugaho ntabwo nzagusubira. Nose nzayibagirwa gute kandi dukorana? Nyine nuko abantu ikintu kitumvikana. Ushobora kugerayo ukaba umustar. Nose umustar ari starana, ari starana. Ukavuga ati ntago nagaruka muri abakinya filime ndo turabahanzi. Umuhanzi ashobora kuhimba indirimbo ari yenyine. Nose filime wayikinisha. Ushobora wo kugera i Kigali. Nzakomeza nzikore ngenyine. Ni za TikTok. Ariko filime yikinana na timu yawe. Nicyo kiguhereza inyongera agaciro. None se ukangohereza urugero. Kiramani sakinye kwa Nyax. Safite timu ye. Sabi sakina kwa Kiramani. Safite timu ye. Mitusu sakina kwa Kiramani. Safite timu ye. Kandi komeye. Kubera ikise batakinaga aho bakinaga gusa. Bakagira timu yawe niyo ibigutunze nyene n'ibyawe. Kore ko wakibagirwa ibyawe so kibuka iby'abandi. Washobora kuvuga ati uzibagirwa timu zo wagiyemo. Kubera ko uzazibagirwa nibo bakagombye kubimbaza bo nzajyamo. Naho iyawe yo ntago wakibagirwa iyawe. Ni nko kwibagirwa umubyeyi wakubyaye. Ngo turi gusoza watubwira byibuze ikintu uzageza kuri timu yawe. Ikintu zabagezaho n'indera imbere nabo bazaba bateye imbere. Kandi abenshi bazaba barateye imbere no kundusha. Aho gusa tuzakora nindi tuzibagirwane tuzatezanya imbere. Turi gusoza kora hano mari gitera imbere. Nabwira n'abafana banje ngo bagiye kubibabwira nabakore subscribe ba following Mugoyi ku mbuga ze zose. Ikindi ntabwo tuzeze gucika intege kuko ndandege twavukanye. Nabagira icyo ubwira abafana ikintu cyo nababwira ni wongere bagaruke mu gakino twaje bari baratwibagiwe ariko twagarutse kongera kubashira mu mavuta go bari barimo mbere. Icyo nicyo kintu cyamanuye Mugori kimukurira Kigali kimuzanira Rubavu. Nibaze noneho barebe filime tugiye gusohora ku munsi w'ejo. Igice cya mbere kizaba cyatangiye kuhajya kandi iyo nginamico tugiye gusohora ifite ubutumwa pe. Baze bayikurikire
ariko batibagiwe kujya kuri UTMS nabo babahereze subscribe kugira ngo nabo bajye bakurikirana ibiganiro byabo. iyi boro bayita UTMS TV bayi mahirwe. turamanza duhere kuri iyi channel. UTMS TV ni YouTube nayo dushobora kuba tugiye gukiniraho filime kumva twebwe n'abandi batipe nibikunda nzayigaragaramo kandi bizaba byiza. Bayikore subscribe ku TikTok ku mbuga zabo zose, baba following ni UTMS official. Kandi nimba uzi neza ko ukeneye ifoto cyangwa se amavideo arenze, waba uri mu karere ka Rubavu ukeneye kubahamagara kuri izi nimero, bahamagara kuri izi nimero bazahita bazana imodoka baze mugirana amasezerano mukorana. Murakoze cyane kandi murakoze, mwari kumwe na Safari ukorera kuri Mugoyi TV.